leta abantu benshi barimo ni abatekinisiye. Leta igenda ifata abantu, aka kantu noneho pira ndagira ngo gakurikire. Leta abantu ifata, they are not leaders. nta skills za leadership bafite. They are just administrators. Na skills, leadership is all about influence. Niba udafite influence nta kintu tuvugana. Umupasitori aravuga ati kwa mbere tuzufite amasengesho saa 10, abakristo bakizana kandi nta n'umuntu na telefone. Wowe leta ugahamagaza abantu, umujyi wa Kigali ugahamagaza abamotari ngo bahure umujyi wa Kigali, bahure kuri stade Pele Stadium, hakaza abamotari bangana n'umufungo w'imyumbati. You have no leadership skills. Umuturage w'umurokore umaze imyaka 10 mu barokore, abazi kuvuga mu ruhame, azi gukonvisinga abantu, azi gushobora kubayobora ahantu runaka. Aba leta umuntu ugasanga amaze imyaka 20 akorera leta, ariko ntabwo ashobora kuvuga mu ruhame. Mu butabere bwishiriwe na politiki, ni nk'idini ryijemo abascammers. Politiki iyo yinjiye mu butabera ni nk'uko abascammers, abatekamutwe bikingira idini bagakora ibi. Ubundi ubutabera bugomba kuba politically neutral. Korana n'itegeko rihari, korana n'urubanza uhawe, ibimenyetso bihari, ibihuzuye umuntu mukeka n'icyaha. Ibyo rero wibizaramo ngo ingano y'izuru ryawe, twe ntabwo bitureba. Wibizaramo ngo uri muri PSD cyangwa PL cyangwa FPR cyangwa PSD cyangwa Green Party. Ibyo wemera n'ishyaka urimo, it's none of our business. Twe turareba uraregwa iki, itegeko rivuga iki, hari ibihe bimenyetso. Ese ntibashobora kwemera kesi imeze ityo iyo tubivuze, kubera impamvu za politiki. Iyo tubivuze abanyapolitiki nabo baba bakuzanye bavuga ngo tukubambe, tukabura ibimenyetso biguhuza. Mu cyaha habamo ibintu bitatu. Icya mbere, hari itegeko ryishwe. Icya kabiri, hari umugambi, hari ikintu cyabaye kinyuranyije n'itegeko. Hari itegeko ryishwe, hari ikintu cyabaye kigaragaza kunyuranya n'itegeko cyangwa kutubahiriza ibyo itegeko giteganya. Icya gatatu, hari ibimenyetso bihari by'icyo kintu cyabaye kandi ari we wagikoze. Aho ngaho iyo tubibuze, nabo baba bavuze ngo bakubamba, ntabwo naho social media yakwirirwa ivuga ngo uriya muntu umunyabyaha. Ibyo bintu twabibuze, you are free to go. Hari umugabo w'umugande witwa Kiwewesi, ayobora Kansanga Miracle Center, Uganda, Kampala. Uyu mugabo, he's a good preacher, don't get me wrong. Yaje mu Rwanda 2098-99 gutyo, niba nibuka neza, nko mu 2000, bishobora kuba hagati ya 98 and 2003. Araza arigisha, abapasitori bo muri Uganda baza bateye ubwoba cyane. Arigisha ahantu yigishije muri Ranchawa ku Nkurunziza. Amadini yose arateranira, bemera amadini yose ya Gikristo bagahurira kuri Ranchawa amasaha ya saa sita. Kwa kundi abantu bajya gufata akaruhuko ka saa sita, abandi bakajya kwisengera. Arigisha, yigishana neza, ariko afite strategy yo kujyana abantu amafaranga through scam, ariko akoresheje ijambo ry'Imana.
atumiza abantu batanga amafaranga, arangije avuga ijambo ryamfunguye amaso. Avuga ngo u Rwanda nta bakozi b'Imana bafite, akavuga ngo umukozi w'Imana ufite Imana ntabwo yakwicwa n'ubukene mu Rwanda. Utwo tuntu ni utuntu tubiri ndagira ngo dufate. Mu Rwanda nta bakozi b'Imana bahari, kubera ba ko nyabo, baramutse bahari baramutse bahari ntabwo bakena. yego mwaramukanya amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano aho turi kumwe n'umusesenguzi wacu Bob Mugabe. Bob, uyu munsi kuri wa mbere uri kumwe na Rurema Nyagasani w'u Rwanda. Cyanze icyo ndi muzima, ibindi ni by'abanyamadini n'abanyapolitiki. Ndi muzima. Speaking of the devil. Hanyuma weekend yawe yari imeze ite? Boring. Oh, no. Yari iryoshye. I know why. Yari iryoshye. Urumva abantu bari kuri groupe ya WhatsApp ya One Nation. Bari very vibrant, bafite ibiganiro. Some of them twaravuganye. Hariho umushuti wanjye umwe uri muri Baltic countries. Baltic countries nongere nzikwibutse ni ibihugu biri mu Burayi bwegereye Uburusiya, byahoze buri muri Soviet Union, Eastern Europe. Eastern. Birimo Lithuania, birimo Estonia, birimo Finland, mbese ibyo bihugu. Yego mwaravuganye. Ubwe yari ari muri Lithuania, nagira ngo menye kuko yari amaze y'umwaka, ntabwo arahamenyera cyane, ariko yamaze umwaka umwe n'igice mu Bushinwa. Yakurikiranaga ikiganiro kijyanye na alcohol consumption, ukuntu mu Bushinwa babigenje, tunywe resi uburyo ihita ihinduka umuco. Barabishoboye bo? Barabishoboye kuko kwa gatanu nari kumwe n'umugabo umunyamakuru witwa Gonzaga Muganwa, avuye mu Bushinwa. Amaze igihe imyaka myinshi ajyayo. Urabona akurikirana society yabo ukuntu imeze. Hari igihe yageze yambwiraga ati ni Abashinwa n'abasinzi, ariko ubu bagarukanye amakuru mashya ambwira ko hari discipline iteye ubwoba y'abantu kutanywa inzoga. By force cyangwa by consent? Leta hari icyo yakoze abaturage barabyumva, cyangwa leta ishyize amabwiriza akaze abaturage barabitinya? Urumva mu mirongo ya politiki igena uko politiki igenda, harimo guhereza umurongo sosiyete bakoresheje amategeko n'amabwiriza. Mu bihugu byose niko bigenda muri politiki. Hariho umuco w'igihugu w'abantu, ariko hariho umuco ujya mu bantu ukiretinzwe n'abanyapolitike kubera gahunda baba bashyizeho. Urugero, gahunda ya tunywerese irabona ko gufunga ni saa 7 z'ijoro. Mu bihugu byinshi bimwe na bimwe barayikoresha iyo gahunda. Nk'ubu ngo mu Bushinwa bageze kugihaho naho amabare yakora 24 hours, ariko Umushinwa wese uwanyuma mu kabari avamo saa 7 zuzuye. Andi masaha bakaba bakora ikiganiro bari gukora. Andi masaha baba bari mu rugo bitegura ejo akazi. Ugasanga mu tubari basizeyo abantu babirabura. Kuko ngo yarambwiraga ati nk'ubu twaje mu Bushinwa niho nigiraga,
ati byagezaga saa saba ukabona umushinwa wa nyuma nibwo ahavuye, twe tugasigara mu kabari turi abirabura. So waye abirabura, icyo kintu tugomba kugitekereza. Kuki abirabura ntibashaka kuva mu tubari, ahubwo barashaka kubyagira hanze y'akabari? Kubera iki bafite inzara n'inyota ikabije cyane y'inzoga? ikibazo gikomeye cyane cyo kwibazwa. Yego. Kubera iki? Icyo rero dukwiye kugishakira ahantu muri culture. Kuko umushyitsi yaragusuraga bakamushakira inzoga nziza. Ntabwo abantu barya barafungura. Inzoga iri a part of Rwandan culture. Ariko n'ikindi ntekereza yuko kugira uzarebe umusore basohotse, umusore uhiga abandi n'ushobora kunywa utuyoga tubitsigi dukoshe dutandatu akarezaho akarikeri kandi akabyuka ari muzima, ashobora kujya ku kazi aravuga ati uriya bundi arakaza. Ako kuki umenyereza umubiri wawe alcohol? Uko umenyereza alcohol niko urushaho kudipendinga kuri alcohol. Exactly. Kwishyiramo ni kutenera nyinshi. Uko ushyiramo alcohol nyine niko umubiri ushaka kugira ngo ubeho. Urabona bitangira unywa, ukanywa ugasinda, noneho mu gitondo ukabyuka warwaye umutwe. Iyo utangiye kuvuga ngo bakakubwira ngo inzoga ngo zimarwa n'izindi, ngo kugira ngo uve mu kinya urakeneramo agakonje ka Amstel kamwe cyangwa uduhenikeni tubiri. So you are conditioning your body n'amaraso yawe kugira ngo amenyere alcohol. Kandi iyo amenyereye alcohol ni ukuvuga ko amaraso yawe agomba kudepanda kuri alcohol. Uri kujya mu nzira yo kuba alcoholic. Yego. Kuko buriya ikintu gikorwa iyo umuntu yanyoye inzoga mu mubiri, ikintu gitangaje. Buriya ntabwo ubona ko akunda unywa, urabona umuntu kwanywa inzoga niko arushaho kujya kwihagarika. Exactly. Ariko mu by'ukuri abantu benshi bibwira yuko ibyo banyoye ari byo barimo kwihagarika. Or no. Ahubwo umubiri uri concentrating, kuko inzoga mbere yuko zirukanka umubiri wose zigera ku mwijima ukazohereza mu bwonko. Kwa kundi umuntu yasize ukabona aradandabirana, akenshi ntabwo ari ikibazo cy'amaguru aba yagize intege nkeya. Umutwe niwo ukwereka yuko urimo kudandabirana, kuko ubwonko nibwo bwohereza amakomande y'ukora ama movement. So ibyo rero ni ibintu bikomeye. Icyo kindi cya kabiri bituma noneho ubwonko bukoresha bwitabaza amazi yose y'umubiri. So muri ayo mazi yose y'umubiri ubwonko bukoresha haba harimo amazi adakenewe. Urumva ayo amazi amaze gukoreshwa n'umubiri agomba gusohoka. Iyo asohotse rero niko wakunda ujya kwihagarika wanyoye. Ariko umubiri ukomeza kwikanga ibintu byinshi. Kubera ko sisiteme ugikubitamo ikirahuri cya mbere, ushyiramo icya kabiri, sisiteme igahita itabaza yuko umubiri watewe. Mu gusoza kuri iki ngiki, culture ni ikintu gikomeye cyane, n'umukuru w'igihugu umunsi w'ejo yabigarutseho. Ariko reka mvuge ku kantu ka nyuma. Ngiye kubaza nanjye ka nyuma ntacyo. Yego. Akantu ka nyuma kuri icyo kintu cyo gusinda. Ahantu hambere mu agace ka mbere k'ubwonko ko muri mental oblongata ka mbere kabanza kwatakinga ni akantu kajyanye no kwibagirwa. Uhita utangira kwibagirwa. Niyo mpamvu abantu bafite agahinda bababaye bakubwira ngo barakamarwa n'icupa, nuko you forget. Noneho ubwonko bugakreatinga another story which is pleasant to you cyangwa se which is funny. Rimwe umuntu umwe agasinda ubona aseka, ubundi agasinda babaye bitewe na story ubwonko bwa creatinze for self defense. Cyane rwose. Icyo cyo ni impamvu ngemeye. Hari umugabo twahuye, ntabwo muvuga izina, hari umuntu uri serious, aranywa, atangiye kujyamo agakoni, atangira kuzana stories zo mu rugo, divorce ukuntu yamukozeho. Urumva yari yafunze cyane afite agahinda, ariko noneho atacinze point y'uko yabivuga. Kandi arabizi iyo uvuze ikintu at least hari ikintu kiva ku mutima. Nakubaza kuri culture cyane, mvuga ku bintu
ikomeye kuri igihugu arabitubwiye ku munsi w'ejo tubwira politics atubwira religion atubwira na culture ariko aratubwira ati we keep it easy and simple tureke kubikabiriza cyane niba ari politike tureke kuyikabiriza nimba ari umuturage n'amazi muha amazi ntabwo akeneye ibintu bihambaye mu muriro mu ibyo kurya noneho culture ni ikintu gikomeye cyane kuko yaragitanzeho urugero nk'urugero wari ubivuze y'abagabo basinya amasezerano batanga inzoga z'abagabo nimujye gusaba umukobwa muzana inzoga y'ubuki inzoga nyine ni part ya society turabigenza dute nk'u Rwanda kugira ngo tureke kuba basinzi nkuko hari n'ibihugu byinshi byafashe umwanzuro wo kureka kuba basinzi ariko nanone tutirukanye culture 100%. tumwerese niko tubigenza kuko ikigaragara leta iraregulatinga utubari kuko ntabwo tugikora 24 hours uko dutangira gufungura saa 9 saa 10 saa 11 tugafunga saa 7 so aho ngaho tuba tuvuga ngo niba unywa uranywa rese ni ukuvuga ko ya behavior y'umuntu umuco w'umuntu yakagombye kuba yiregulatinga niba bimunaniye government should step in nibyo rero leta irimo gukora muri tunywa rese ariko ntabwo bavuga ngo ni mukanywa oya tunywe rese tunywa ariko tunywe gake ariko vuga what do we lose as a country kugira abaturage babasinze ese umusinzi yagukorera iki mbwiza ukuri umusinzi yagukorera iki ubu ngubu umuntu wabaye indebarebe umuntu amaso yarahiye ariho arabyina umuntu ariho arandika ku idosiye anasusumira umwarimu uvuga ngo ntabwo ashobora kwigisha ataranywa inzoga ni iki umusinzi yakumarira nayo mpamvu inzoga bazinywa mu birori mere kandi abantu b'abasirimu b'abahanga mu kunywa inzoga ntabwo inzoga tuzinywa kugira ngo dusinde inzoga tuzinywa kugira ngo twishime ni ukuvuga 1 glass of wine wakabije ibirahuri 2 bya wine biba bibaye ibyishimo n'ibyo iyo ibyishimo byawe iyo warengeje ibirahuri 2 bya wine ugakomeza imbere ukavuga ngo uranywa icupa rya wine okay icyo gihe ntabwo aba ari ibyishimo gishaka you are telling your body look shut down you're shutting your body down cyane you're shutting your body down ariko kugira ngo udapfa imbaraga zose umubiri zakoreshaga energy akoreshaga zirajya gutabara ubwonko so ubwonko buriho buratangira mechanism ya defense kukwibagiza kukubwira ko ugiye kugwa ibiri kukwibutsa kugwa ibiri bwo gutangira mbese nk'uko waba wubatse inzu wabona imiyaga irimo kuza ishobora gutwara inzu ugakinga amadirishya ugatangira kwishyiraho sisiteme y'ubwirinzi so umuntu atangira gusinda ari uko ubwonko butangiye guhangana bugaragaza ko bwatewe ukavuga tugomba kwirwanaho iki gitero twabonye nta wundi muntu udutabara reka twebwe nk'ubwonko dutangire gukora ibimenyetso bigaragaza yuko uyu muntu akeneye kuryama ibagize umuntu umwereka ko agiye kugwa kuvuga bitangire kunanirana koresha uburyo izindi sensi zisaba imbaraga zisigarana imbaraga nkeya ariko ubwonko ari bwo busigarana imbaraga ariko nabwo bushyiraho system ya defense icyo ni icya mbere so unless you want to shut down your body kandi uri kujya mu nzira of killing yourself kuko ubundi umuntu wasinze ntabwo aba akishimye ibyishimo biba mu kirahuri cya mbere n'icya kabiri ibirenze ibyo ngibyo tuvuge niba ushaka kuvuga uti ndumva ashaka kumva mu mubiri umeze neza natinyuka rya jambo niba nari timide ninya kuvuga mu bantu ngira agasamusamu kamfasha kuvuga icyo ushaka kuvuga ariko gatuma nategwa mu byo mvuga cyangwa se nangira guta ibitabapfu no kwandagara
njye najya inama ko abantu bareka inzoga ariko abantu bose ntabwo ari byo bakontorora kuko iyo urebye neza gone google buriya google iratandukanye hariho google rusange hariho iyo google rusange ugiye ukandikamo google scholar iguhereza iyindi version ya google y'abashakashatsi n'abantu b'incabwenge ukareba inyandiko zagiye zandikwa ku nzoga ubushakashatsi papers research abahanga icyo bavuga ku nzoga ni akamaro k'inzoga mu mubiri nako zero even niyo wajya kuri AI ukayibaza ntayo AI icyo ikora nayo ikigufasha ni ukujya muri ya google rusange ya yindi twese tujyaho google rusange igafata amakuru ahari ajyanye ku nzoga akayapikinga ya ikayaguhereza ChatGPT nibyo ikora n'izindi nyinshi niyo mpamvu buriya nanone mu bashakashatsi AI ntabwo ari nziza cyane mu kugufasha mu bushakashatsi ariko ishobora kugufasha muri structure ariko content niwo wongera wajya kuri Google Scholar n'izindi nyinshi icyo ni ikibazo alcohol yo abantu barayinywa kandi barayinywa cyane yet it is bad iri na harmful ku buzima biranditseho no ku icupa ariko yet abantu bakayikora ariko buriya contribution yacu turayitanze ako buriya n'ikindi kintu buriya gihari kinakomeye a drinking society society inywa cyane it is unproductive society nta musaruro itanga ibyo ni ukuri ariko retired general James Kabarebe kize kuduha urugero kuri Singapore kuntu yafashe umwanzuro wo kugabanya inzoga abaturage banywa kugira ngo batere imbere kuko iri mu bihugu bito kandi bifite abaturage benshi bati ntabwo tuzigera dutera imbere dufite abaturage basinze n'imyanzuro yafashwe prime minister yitwaga nde ndamuzi ntabwo mwibutse izina ariko barayifata imeze nk'aho ari ariko barayikomeza kugeza ubu ngubu ni bya bindi aho politike iza kuregulatinga abaturage mu gihe abaturage ubwabo badashobora kwishyiraho umurongo regulations ni nyinshi icyo ni kimwe ku birebana no gukonsuminga ariko hari n'ikindi kintu twanakigarutsa mu minsi ishize birebana n'imyemerere y'abantu uburyo nayo yatangiye kuza ariko ikaba iri kujyana abantu mu kuba unproductive impamvu mbikomojeho nshaka no kubikubazaho nuko yesterday hari breakfast yo gushima bategurwa n'abantu bategura amasengesho yo gusengera igihugu barasenga mu buryo buhari ariko umukuru w'igihugu agira ijambo ageza ku bantu ryari ijambo rifunguye rivuga ibyiza byo gusenga ariko rinasobanura ibindi byinshi bitandukanye ari nawe yavugiye bya culture akavugira politics ndetse akavuga na religion akavuga amadini imyemerere kuntu yari hari imbere abantu barasengaga nabwo abandi baraza bahindura ibyo twasengaga avuga ati ni debate nashaka kujyamo ariko mu byo yavuze ko hari aba thugs aba fools n'abandi bantu baba scams ijambo ni scam baza guscaminga public bakabeshya abantu bagapfira mu buvumo bagapfira hehe cyo mbaziza hano still he is unapologetic about closing churches aracyahagaze ku ijambo rye avuga ko ari wo mwanzuro wa nyawo bikomoje ku ijambo productful uvuze ko izo nsengero zari zihari ariko nta kintu zamaze nicyo uvuga ku kuba umwanzuro ugihagaze ugihamye aranavuga ati niba ibyo kuva wenda ngo diplome ati oya ibyo nta hantu bihuriye izi nsengero ko zihari ziri kutumarira iki what is your say about that well society y'u Rwanda ifite umuco ifite imyemerere na politiki buri ruhande ruri active iyo uruhande abanyapolitike babona hari ikibazo mu madini
cyafekitinga sosiyete, na kwa kundi bahagaritse bashyizeho amasaha yo kunywa inzoga, batangira gushyiraho mekanizmu zo kugabanya idini imbaraga. Ndaguha urugero, muri something was it 98, hari umugabo w'umugande witwa Kiwewesi, ayobora Kansanga Miracle Center, Uganda, Kampala. Uyu mugabo, he's a good preacher, don't get me wrong. Yaje mu Rwanda 2098 99 gutyo, niba nibuka neza, nko mu 2000, bishobora kuba hagati ya 98 and 2003. Araza arigisha, abapasitori bo muri Uganda baza bateye ubwoba cyane. Arigisha ahantu yigishije muri Ranchawa ku Nkurunziza. umujyi Amadini yose arateranira, abemera amadini yose ya Gikristo bagahurira kuri Ranchawa amasaha ya saa sita, kwa kundi abantu bajya gufata akaruhuko ka saa sita, abandi bakajya kwisengera. Arigisha, yigishana neza, ariko afite strategy yo kujyana abantu amafaranga through scam, ariko akoresheje ijambo ry'Imana. Atumiza abantu batanga amafaranga, arangije avuga ijambo ryamfunguye amaso. Avuga ngo u Rwanda nta bakozi b'Imana bafite. Akavuga ngo umukozi w'Imana ufite Imana ntabwo yakwicwa n'ubukene mu Rwanda. Utwo tuntu ni utuntu tubiri ndagira ngo dufate. Mu Rwanda nta bakozi b'Imana bahari, kubera baramutse bahari ntabwo bakena. That's a problem. Tumba yarafunguye amaso abantu benshi. Tumba yaranafunguye amaso abantu benshi kuri statement. Ako gihe yafunguye amaso personally. Yigishije neza, anasengera abantu, akora ibintu. Yeah, he's a good preacher. Personally, ni umugabo ufite ijambo. Ariko that art yo kuvuga ngo you should scam people, like usa nk'ugurisha amasenge. Niba ukeneye igitangaza cyawe muri uyu mwaka, tanga 300,000 mutonde umurongo. Niba ugikeneye at this period, nurangiza ndagusengera. Are you selling prayers? Are you selling God's grace? What are you trying to do? Abantu batondesheje umurongo, barayatanze iki, avuga ati ababona basengera yihariye, akabasengera n'abasiga amavuta. Gusiga amavuta, which is a very biblical ritual, ni umuhango wemewe muri Bibiliya. Amavuta ya elayo, olive oil, nta kintu gishya gihari. Muri supermarket baragurisha. Kuko muri Bibiliya bakoreshaga kwimikisha abami, no kuya, mbese to uplift you, n'umuhanuzi. So, gusengera umuntu umusize amavuta ni umuhango wemewe wa Bibiliya. Ariko kuvuga ko bari uri busengera usize amavuta ari abatanze 300 kashi cyangwa miliyoni, you are selling God's grace. Urabona ibintu twabonye ku Mana through Jesus Christ, twabihereye ubuntu. Twebwe icyo duhamagariwe ni ugukiranukira Imana. Hanyuma beginning yo kwishyuza yatangiye ryari? Urwo runabijyana. Yego.
iyi aba ari statement ikomeye, niyo mpamvu mba nkuhabagaye. True that. Ibi kumenya Imana twazaniwe na Yesu Kristo, gushingiye ku Mana yaje gushaka abantu kandi ibahereza agakiza ku buntu, aho urubanza abantu bari kuba bafite kubera kutumvira Imana no gucumura byagiye kuri Yesu, ahabwa igihano bari guhabwa. Uve teoloji ya gikristo, ahabwa igihano twese twari guhabwa, arangije arazuka atuhereza a new hope y'ukuzongera kubaho after death, kuba mwizera. Now kwizera Yesu nta bindi bintu bikabije, nta n'ibintu byahatari bihari, ni ukwizera yuko uri umunyabyaha kandi ibyaha byawe byagutandukanyije n'Imana, ukeneye Yesu kugira ngo akubere umukiza, ukamusaba kugira ngo akubabarire ibyaha byawe. That's it. The rest is politics. That's how simple Christianity is. The rest, byo kubaka amasengero, ibyo kwakabara amafaranga, ibyo kugura indege, that is coming. That is how simple we should be praying. Cyane. Kuko amadini narakubwiye ngo ni inzira abantu bishyira gushaka Imana, ariko agakiza and spirituality naho Imana yaje gushaka umuntu, kandi yaraje, kandi ubwo buntu burahari, n'ubu uroraha wabubona, kandi biroroshye kuvuga uti Yesu ndagushaka mu bugingo bwawe, umbabarire ibyaha byanjye, ndakwakiriye, unyereke inzira y'ukuri, ndayikwereka. You don't need imihango, ntabwo ukeneye abakurambika ibiganza, ntabwo ukeneye kwambara ikanzu, kwambara ishati y'umweru igaragaza ko babatijwe uri uwera. That is politics. Rero haragize ijambo ry'Imana rirasobanutse. Ibyo rero Mugabe byatumye ushobora kumenya Imana, ngagirana ubusabane n'Imana, nta rusengero rubigizemo uruhare. Ubundi rusengero icyo rumaze ni iki? Ni ugufata ba bandi bose bakijijwe, bakiriye Yesu, kugira ngo barusheho kubatrayininga kuba neza abigishwa ba Yesu. It's for empowerment. Ariko these guys bamaze guhindura a church, its meaning of being empowerment bakayigira just to praise and have a good music, ukazana a very good music system, ukazana abacuranzi, ugacreating ikirori. Kiri attractive. Warangiza ugasikaminga abantu ukabakura amafaranga. That's not what Jesus came to do. Yesu yashaka. Iyo simplicity usobanuye niyo His Excellency ejo yavugaga, we keep it simple. Reka biroroshye. Buriya urabona nk'abayisilamu, imyemerere y'Isilamu iroroshye. Iyo hajemo umujahidini, wagiye tangiye kujya muri extreme. Uhita cyane. N'igisasu uracyitega. Iyo watangiye kujya too much into ubumujahidini bwa gikristo, nibwo bubyara abantu nka Kibwete, wa mugabo wo muri Kenya se, babandi bica abantu magana. Magana, bakavuga yuko iyi tariki bari buze kubonana Imana iratwara abantu ku isi. Yarangiza akanyura inyuma y'inzu akayimenaho peteroli, akayitwika, abantu bagahira mu nzu. Akavuga ati ku isi iriye mube mwese muhumirije musenge. Iyo saha akaba ari hacumbikira urusengero akarutwika, cyangwa bagashaka ubundi buryo babicamo, rero n'ababicishije acid. Ugasanga abantu aho kubahugura ngo mu kumenya Imana kubasunikire mu kujya mu gukora, ahubwo kurabasunikira into the extremes zo kwishira mu buvumo, extremes zo kujya mu kiyaga. You put your life at risk.
imana ntabwo tuyitera ubwoba. Imana uzi ko imana idasaza, imana yahozeho n'ubu iriho kandi izahoraho. izahoraho. Uzi intambara imaze kubona, uzi abantu bapfa, wayikangisha kubera yuko ugiye mu buvumo ngo nibwo igusubiza? No, God ntabwo ikora nabi. ukagenda ukagera ahantu hatari umwuka, hatari umwuka ukavuga ngo ugatangira umwuka watangira kugenda umwuka wari uri kunyinjira. ukabona abantu buriho baraba suicide. That's a sign of a desperate society. Exactly. So religion igomba kuba regulated, politiki nayo ikaba regulated, n'umuco ukaba regulated, kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere, tujye mbere. kuko urumva icyo kintu uvuze, His Excellence yatanze urugero rwa extremism muri izo ngero zose uvuze exactly uko bivuze. Politics yavuze ko abapolitike babaye extremist, abanyapolitike bibyara amateka yacu muri 1994 kubera extremism bari barimo, na culture nayo ibaye extreme nabyo bari ikibazo. Ariko uzahura n'abantu nabo bapoliticinga buri kantu kose kabaye. Uzabona niba yagwavuze ngo yahunze, hariya bwavuye ko yitwa yagoye bati leta y'u Rwanda iramushakisha, undi amafoto ye yajya hanze bati buriya ni leta. Mbese ikintu cyose bakagipoliticinga. That is also another extreme of politics. You don't need to politicize everything. N'aba YouTuber nibasubiranamo bagatongera kugirana amashyari kwirwanya, kubera iki wivorovingare, kubera iki psychologically wumva ko ari leta ibirimo. Hako ribu nuko izikabikomentingaho, ibikomentinzeho ribu rero ni naho icyo kintu gitangaje muri politiki. Ribu ntabwo ari urwego rwa politiki, ribu ni urwego rwa judiciary. Byose se biri muri pouvoir eshatu zituyoboye. Yego, ariko ikintu cya mbere ugomba kumva mu butabera yo bwishyiriwe na politiki, ni nk'idini ryijemo abascammers. Politiki iyo yinjiye mu butabera ni nk'uko abascammers, abatekamutwe bikingira idini bagakora ibi. Ubundi ubutabera bugomba kuba politically neutral. Korana ni itegeko rihari. Korana n'urubanza uhawe, ibimenyetso bihari, ibihuzuye umuntu mukeka n'icyaha. Ibyo rero wibizaramo ngo ingano y'izuru ryawe, ntabwo bitureba. Wibizaramo ngo uri muri PSD cyangwa PL cyangwa FPR cyangwa PSD cyangwa Green Party. Ibyo wemera n'ishyaka urimo, it's none of our business. Twe turareba uraregwa iki, itegeko rivuga iki, hari ibihe bimenyetso. Nasi ntibashobora kwemera kesi imeze ityo iyo tubivuze, kubera impamvu za politiki. Iyo tubivuze abanyapolitiki nabo baba bakuzanye bavuga ngo tukubambe, tukabura ibimenyetso biguhuza. Mu cyaha habamo ibintu bitatu. Icya mbere hari itegeko ryishwe. Icya kabiri hari umugambi, hari ikintu cyabaye kinyuranyije n'itegeko. Hari itegeko ryishwe, hari ikintu cyabaye kigaragaza kunyuranya n'itegeko cyangwa kutubahiriza ibyo itegeko giteganya. Icya gatatu hari ibimenyetso bihari by'icyo kintu cyabaye kandi ari we wagikoze. Aho ngaho iyo tubibuze nabo baba bavuze ngo bakubambe, ntabwo bitewe naho social media yakwirirwa ivuga ngo uriya muntu umunyabyaha. Ibyo bintu twabibuze, you are free to go. Ahubwo tugategeka polisi kukurindira umutekano. Ni gutyo ubutabera bukora. It is simple. We deal with amategeko, ibimenyetso na kozoring mu manza zicenga ibyaha. Ndavuga mu manza nshinjabyaha, mu manza mbonezamubano. Niyo mpamvu mu manza nshinjabyaha dukoresha ijambo rimwe rikomeye abanyamategeko batajya bapfa kwiyumvisha, boroheje.
tureba ibimenyetso bigushinja bigomba kuba biri beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt bivuga mu Kinyarwanda. nta mpamvu bifite impamvu ntashidikanywaho. Ibimenyetso guhamya bigomba kuba ari ibimenyetso ndashidikanywaho bidashobora kugibwaho impaka, bikugaragaza mu by'ukuri iki cyabaye ni wowe wagikoze kandi wagikoze gutya kandi binyuranyije n'iri tegeko. Bigomba kuba bidashidikanywaho. Niyo twabona ibimenyetso bike ariko bishidikanywaho turakurekura. Birahari ariko birashidikanywaho. Byabonerwa indi verisiyo y'undi muntu wabisobanura ukundi. Yego. Uwo muntu afite alibi n'urugero, ntago uri kwemeza kuko yari ari aho hantu, ariko kwemeza ko yari ari ahandi. Ntacyo ufite cyerekana ko iyo saha y'icyaha yari ari aho hantu. Umushinjacyaha niba akuzanye wowe akakuzana imbere yanjye n'umucamanza, umushinjacyaha agomba kutwereka itegeko ryishwe, igikorwa cyabaye kinyuranyije n'amategeko, n'umugambi wawe, naho wowe igira neza aho uhurira n'ibyo byose. Yadashoboye kubihuza ngo abikwemeza tubibone mu buryo budashidikanywaho, turakurekura ukagenda. Turakwihorera ukagenda. Hanyuma muri bombshell of yesterday, umukuru w'igihugu yasobanuye ibintu byinshi birambuye. Iki kiganiro kigiye kuba ku bintu byose perezida yavuze, kuko ntabwo ku idini ho ndajyayo, ariko nukomeza usana umukuru w'igihugu ntabwo mfite ubushobozi. Ni ku bijyanye n'idini yongeye gushimangira, ntabwo ari ukumuvuguruza, yongeye gushimangira icyo gusoresha bantu amafaranga binjiza bagomba kuzana. Niyo mpamvu ari bwo kwirinda ijambo ryo ko sirarikurikiye neza, nihutaga urumva uryumvira muri ekuteri. So yavuze iki kubasoresha? Bongere iyo revenue nabo leta igira ikintu ikuraho. Erega ubundi si umusoro niki? Ndaguhereza scenario. Hari inote ufite aho ngaho y'amafaranga? Yafite kuri mama. Ya. Ndi cashless. We hari cash ufite? Nanjye nayo mfite. Network rege. Okay, sari fata iyi telefone. Ndayifata na nziza rwose. Iyo telefone urayibona? Ndagira ngo Peter akurikire. Yimereze. Si ya telefone umaye. Si jye wari uyiguhaye. Reka nongere akira. Bakoze cyane. Ongera uyimereze. Sasa muri bwa buryo nayiguhaga. Iyo amafaranga ari jye uyafite, nayaguha wowe. Kuri iyi transaction niguhereza, leta igomba kubonamo pourcentage. Nuyigarurira naho telefone, nuyagarura y'amafaranga, leta nayo ibonemo pourcentage. Ako karusize kukumvise. All the time, money exchanges hands. Government must have umufuragiro. Subiremo. Uko amafaranga ahindura ibiganza n'abayafite, leta igomba kugenda ibonamo akantu. Buriya principe y'umusoro niyishingiye. Niba ku kazi wanje banyishyuye. Niba ku kazi wanyu bakwishyuye amafaranga bakwishyuye, bakuyeho umusoro witwa pay. Ukuvuga pay as you earn. So iyo amafaranga baguhaye yasorewe. So sinzi niba nkurikira neza, ariko ayo mafaranga yasorewe, ni ukuvuga rero ikigukorera cyaguhembye, leta igomba gukuraho akantu. Ariko nanone ya mafaranga yawe yasoze, nujya kuyagura umugati, ukuvuga umugati uraba uriho 18% ya TV. So ni ukuvuga mu iyo wishyura ugura umugati, leta nayibonamo. Nagira umugati najya kurangura ibindi, leta nayo igomba kubonamo. So ya mafaranga aragenda asoreshwa. Impamvu buri mwaka baba babonye hejuru ya 100%. So icyo shaka kuvuga ahangaha, urumva iyo transaction principe iyo gusora ni when money changes hands, government should have a portion. Ariko there is a transaction iri mu madini government itabonaho, and that's unfair.
kandi iyo transaction irimo amafaranga menshi, huge volume of money. It's unfair kuba leta idabonaho. Urumva kubyumva kuko amafaranga ari hari exchange ahanditse mu madini kugeza aho yoherezwa i Vatican, aho urwo rugendo rwose akava akagera i Vatican leta nta kintu ibonyeho. That is unfair and kandi acceptable. dukeneye imihanda Dukeneye imihanda, dukeneye amashuri, dukeneye abantu bakeneye kwivuza, dukeneye amashuri meza yuzuyemo n'abantu bafite ubumenyi, dukeneye abavuzi b'abahanga. Amafaranga akava akagera impaka, leta nta kantu yabonye. That is unfair, that is uncalled for. Ibyo simbyemera mu gihugu gitoya kingana gutya kidafite na peteroli, tudafite na peteroli na zahabu nkeya. Ibyo byo nibyo hakwiriye kugira igikorwa. Oya, ibyo byo ariko bizakirwa, ni amakosa ya leta. Leta shouldn't accept. biza making headlines all over the world. Oh yes, i Burundi baratangiye gusora. Erega ku isi ubundi aha n'amadini arasora. Mu Rwanda ariho yenjo yize kubera igihe cy'ubukoroni, yaraje afata n'ubutaka ku buntu yiharira ahantu. Uzi bw'ubuga kiliziya gatolika ubutaka ifite, uzi icyugi cya Kovulani n'imitwe yabo, rwari rw'abasezeriyene, niba ari abasezeriyene, rwariho abajesuite bo barakaze, mbona batinya cyane. Nibo bantu ninya cyane muri gatolika yose, ninya abajesuite. Apira nabo ngo bahura n'ibizazane bagiye gukamera mu kiliziya, barishyura. Or uzarebe na tuwarete ziri kuri kiliziya, tuwarete ziri kuri kiliziya zirishyura. Iyo zo transaction leta kuba itabonamo ni amakosa y'iyi leta, ni amakosa. Hanyuma mu gusoza kuri iki kintu mugabo, ndakubaza ikibazo cyoroshye cyane, ugisubiza mu buryo bworoshye cyangwa uko ubishaka. Kuki hari inzego za leta zifite politike, zifite kubwira abaturage gukora mobilisation, zibwira ibintu abantu ntibabyumve? Ukabwira kujya kwa muganga ntajyeyo, hakaza umupastori uri bumubwire ngo nashyira hano amafaranga ubukene bwe buragenda, akabyumva, akamubwira ati nuza akagusengera urakira. Kubera iki ibya leta bitumvikana, iby'amadini bakabyumva? Leta abantu benshi barimo n'abatekinisiye. Leta igenda ifata abantu, aka kantu noneho pira ndagira ngo akurikire. Leta abantu ifata, they are not leaders. They are just administrators. Na skills, leadership is all about influence. Niba udafite influence nta kintu tuvugana. Umupastori aravuga ati kwa mbere tuzufite amasengesho saa 10, abakristo bakizana kandi nta n'umuntu na telefone. Wowe leta ugahamagaza abantu, umujyi wa Kigali ugahamagaza abamotari ngo bahure mu mujyi wa Kigali, bahure kuri stade Pele Stadium, hakaza abamotari bangana n'umufungo w'imyumbati. You have no leadership skills. Leadership is about influence. So bivuze ngo the religion ifite influence cyane kurusha politics. Kuri leadership. Erega ubundi twibaza, they have talent in mobilization. Abantu bamwe ba leta badafite, nta nubwo bazi no kuvuga mu ruhame. Bamwe unuvuze mu ruhame, uzi ari stories z'abasirikare benshi njya numva nziza cyane zo ku rugamba kandi baziryoye abaturage, ariko uburyo bazivugamo ukumva na art of telling a story, kandi niba ari ikintu cyigisha kuvuga igisirikare. Umuturage w'umurokore umaze imyaka 10 mu barokore, abazi kuvuga mu ruhame, azi gukonvisinga abantu, azi gushobora kubayobora ahantu runaka. Aba leta umuntu ugasanga amaze imyaka 20 akorera leta, ariko ntabwo ashobora kuvuga mu ruhame. Ntabwo numva ukuntu umuntu abwirwa gutanga amaturo cyangwa icya 10 akagitanga atatanze mutuelle de santé. Nuko tumva ikintu nita influence muri leadership. Muri leadership jewe niba ashobora kukubwira ngo duhurira aha ngaha,
njye ntabwo singuhemba ako niba ashobora kukubwira duhurire aha ngaha twahurira nkaba nshobora guhamagara abantu bakanyitaba bakaza ari abantu 50 we wabahamagara 50 ukahasanga abantu 5 ni abantu se benshi bamagaze inama z'ubukwe bahamagaye na mesaje zageze ku bantu barenga 100 mu nama y'ubukwe ukayisangamo aba Peter na Mugabe gusa 3 nawe do you know what is si uko abana nabi ntabwo ari uko abana nabi ntabwo ari uko Peter abana nabi ni ikibazo cya influence. Erega influence ni iki? Ni capacity to tell you to do something. You do it willingly. Erega no muri Islam bagira abantu baba influential. Ugasanga hari a specific cleric w'umushehe akabwira abantu ati iki kintu gikorwa mwese muhaguruke, bagahaguruka. Undi akaza ati muhaguruke, akabura no mwahaguruka. Ari muri iyo position, afite n'icyo cyubahiro cya shehe, ariko nta influence afite. Undi ashobora no kuba atari na shehe, ari just imam. Imam si ngombwa yuko abayishe aba ari shehe. Imam afite arusha influence na mufti. Urabona uyu mugabo mwatoreye kuba mufti Sindayigaya, he's a good friend of mine. Sindayigaya afite influence mu rubyiruko no mu bayisilamu basanzwe kurenza abandi, and he has been maintaining that influence for the last 10 years. Genda mukurikira Sindayigaya, iyo influence yatumye tuba inshuti. Jewe ndi umukristo by definition and merit, okay, ariko I'm a friend to Sindayigaya. Yangejeje no musigiti kubera influence, kuza yicishije bugufi, gushobora kusura mu rugo hari iwanjye tugasangira icyayi tukajya gute. He takes life simple kandi akabana n'abantu bose, and is a good intellectual. Kandi ibyo avuga arabizi. Reka rero tumugereranye na Sheikh Gahutu. Sheikh Gahutu is a good businessman. He has money, akunda idini, ariko he has no influence. Na influence afite ngeya ni y'amafaranga n'urwo rukundo ukuntu ari dedicated ku idini, ariko biragoye cyane kugira ngo agire igikundiro mu bantu. Na Sindayigaya mugereranyije abantu babiri mu idini ryanyu kandi nari barirwamo, bose nakurikiranye nzi nawe. Kandi Sheikh Gahutu he's a good, agira ubuntu pe, ariko that art to influence niyo leadership. Leadership is the influence. Leadership minus influence, it's just a position. Hari abaminisita benshi hano bahawe gusa ari uko bahawe amahirwe yo kuba bari mu myanya barimo, ariko they are not leaders than me. Leadership is influence, kandi ushobora kugira umwanya wo gutegeka abantu bakagutora kuba muri uyu mwanya wo gutegeka, ariko ushobora no kuyobora abantu bataragutora ngo baguhe uwo mwanya. So leadership and positions are two different things. Ibintu bibiri bitandukanye cyane. Ushobora kuba mu mwanya w'ubutegetsi ariko udategeka. Ubutegetsi buri mu muntu udafite position niba, akarubwira abaturage mu byange bakabyanga, tugende bakagenda, mwicare bakicara. So leadership ntabwo ari umwanya, ni ijambo ufite kuba. Niyo mpamvu nkatwe batwita opinion leaders. abavuga rikumvikana, abavuga rikijyana cyangwa rikumvikana. Mu gusoza Muga, niba mu biganiro tumaze gukora cyane cyane kuri ibintu by'imyemerere, nka advice cyangwa take away imwe waha umuntu uri religious cyane wumva ko gufunga insengero abifata ukundi, yabiyihe?
ikintu cya mbere ntabwo twemerewe kurwanirira imana niba twizera ko imana ishoboye byose izi byose ibera hose icyarimwe ntabwo turwanirira imana imana irishoboye ntabwo ikeneye amaboko y'umuntu imana yabwiye dawidi iti mwanyubakira nzu ki nakwiramo yego ati ku ijuru ni intebe nicaraho ku isi ni intebe y'ibirenge byanjye that's the God I worship ntabwo ari imana yo mu kazu kamwe halo uranyumva aho ngaho imana agiye nsenga muganga ntabwo yakwirwa mu rusengero rumwe kugira ngo nyibone sinkwiriye kuba ndi muri urwo rusengero oya nta naho bihuriye igihe icyo ni bwo kuvuga ni iki ngiki mwirinde abantu bose bisanze bashaka kurwanira imana bagiye babigwamo imana ubwayo ihagurutse irirwanirira niba mwumva ibyo leta ikora ari leta irimo kurwanya imana let God deal with the government but please stay away from this fight icya kabiri niba idini ridashobora kudufasha kugira ngo tugire abaturage bari productive babayeho neza bameze neza ntabwo rikenewe kuko umugambi w'imana ku bantu ndawuzi muri Yeremiya 29:11 ndavuga nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza gusa kugira ngo mbareme umuti w'ibyo muzabona hanyuma umugambi w'imana ku bantu n'uw'ibyiza subi ntabwo ari umugambi w'abantu kugwa mu buvumo ntabwo ari umugambi w'abantu gutwarwa utwo bafite ngo bananirwe no gukora umurongo ngo ni Yeremiya 29:11 Yeremiya 29:11 yego umurongo mwiza cyane ndawukunze imana ibyo yibwira kutugirira ni byiza ntabwo ari ukuguma mu bujiji si ukuguma mu bukene si ukuguma mu burwayi si ukuguma mu kutamenya si ukugwa mu buvumo yego kandi aho wasenga hose aho wasengera hose hari indirimbo ivuga ngo ndetse n'umwana muto utazi kuvuga yego iyo asenze imana iramwumva n'umwana muto utazi kuvuga iyo asenze imana iramwumva yego ni ukuvuga isengesho rirenze amagambo reka nkubwize ukuri abantu benshi bubaha imana hari ibihe bari barimo bikomeye batabaza imana imana nunyize urw'uyu munsi izagukorera imana ikabikora nawe bigatuma ajya mu kuyikorera ariko icyo gihe avuga ngo nunyize urw'uyu munsi ntabwo yari ari mu rusengero kandi imana yaramwumvise nta nubwo yari ari mu musigiti erega we should have a working God in us imana ikora muri twe tuve mu mana hari n'izi mana zimwe zatuzaniye n'abazungu ku gitugu dukwiye kubitekerezaho reka tujijuke mbese uzabirabura bahora bagera i Burayi bakagera muri Amerika akagaruka ngo bariya bose batuzaniye ubutumwa barakonje ntibagisenga insengero zirafunze babarira mvuga kakana kandi ndahari ngo nkumve ukavuga ko batakiri spiritual bakeneye ububyutse revival cyangwa reka mbyemere aho utekereza yuko ari abaswa ni ukwanga imana cyane I don't think so mubitekerezeho utekereza yuko bari hari ugutera imana umugongo cyane ahubwo ni uko bavuze bati ibi bintu tubikora ariko biradusabamo ubwenge the great inventors bose no kugeza ku muntu wakoze whisky iriya yitwa Black Label iriya John Walker yayigishijwe n'umuvugabutumwa w'umupasitori wo muri Scotland all good inventions kugeza no ku nzoga nziza munywa
imodoka mutwara, ibiki, biriya ni ibintu byakozwe n'abakristo. Colgate, John Colgate yacuruzaga kunuza ku street. dusukuza amenyo. Yacuruzaga ku street, bya bindi mukora byinuza, bya bindi birukanira abantu abazunguzayi. Aravuga man, I will be faithful mu gutanga icyacumi, ariko nungira umuntu numereza noneho nkashobora kugira iduka ryanjye, nzajya nkohereza, sinzongera kuguha icyacumi, nzajya nkohereza 9 out of 10 ari jye urya icyacumi. Colgate birangira coming up with a toothpaste, iramwitirirwa John Colgate, iba so huge. N'ubu n'abana rero n'abuzukuru baracyarya buri toothpaste banditseho Colgate. Descendant wa John Colgate aryaho. Mercedes Benz ni umukobwa witwaga Benz. Ubundi Mercedes na Benz byari ibigo bibiri bitandukanye, ariko urumva umukobwa kubera ko yakundaga imodoka z'amarushanwa, ni se ni nyirarume wayimuguru, atangira kujya ahubwo agura imodoka akongera akazigurisha, arangije batangiza uruganda rw'imodoka. That's how Mercedes Benz is. Iriya Mercedes Benz nanjye yo ntwara uko yaba imeze kose, uko uyiguze hari portion isubira mu muryango. Uko kwa Benz na Mercedes cyane. Moga Kandi abo bose bafite background y'ubukristo no kwemera. Ukwemera ntabwo kubuza gutera imbere. Reka ahubwo kwemera kuri mu mafuti, kuri extreme, kukujyana mu bukene, ukaragirwa nk'inka, ukitwa intama uri umuntu mukuru, bakakuvaho bagutwitse. Hari ibintu bitatu by'ingenzi. Cyambere gukiranuka, emera Imana kandi ishoboye byose, unayikiranuka. Wemera gute stayibwiwe? Ni nko kuvuga ngo ba doctor ariko utize tagiye mu ishuri. Buriya muzitondera Imana yo mubwirwa, muzayitondere cyane. Kuko turi muri generation aho Imana yisangiye abantu. Mwitondere Imana mubwirwa. Imana yakuremye ntabwo ukeneye kuyibwirwa, kuko God will find you. Icya kabiri, ari twe gusoma icyanditswe kiri mu byakozwe n'umwa, turi bwo kuganira ku mugabo witwa Cornelio. Yego, Cornelio we ku giti cye n'umuryango bubahaga Imana, bagasenga, bakagira ubuntu bwinshi. Arangije ngo arabonekerwa, marayika aramubwira ngo Cornelio we, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byumvikanye byubaka urwibutso. Urumva, byubaka urwibutso. Nawe ohereza abantu bagende barebe Petero ahari, aze buganire, hari ibindi agomba kukungura. Petero abaza kuresistinga kubanza kuza, arangije araza. Ahageze ngo asenganye nabo kwa Cornelio, bumva bazi Imana, ndetse no mu gusenga barasenga mu mwuka, bakavuga n'indimi nshya. Petero arumirwa, yari azi yuko ibyagize ase n'umwuka wera ari ibintu by'abajuife gusa. Kandi Cornelio yari Kayisariya. Aravuga ati no, dore ishyano none. Arangije avuga ijambo rinshimishe muri icyo cyanditswe, rishimishe cyane. Aravuga ngo maze kumenya neza. Iryo jambo no kuvuga urivuga maze kumenya neza, after verification, maze kumenya neza yuko mu isi yose, mu ndimi zose, mahanga yose, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka irabemera cyane rwose. As simple as that. Ibyo bintu ni ibintu bigoye. Ntabwo bigusaba kwikubita hasi, kujya mu mazi gakunyagire, kujya mu buvumo.
maze kumenya neza maze kumenya neza yuko mu mahanga yose mu mahanga yose mu ndimi zose mu ndimi zose abubaha Imana abubaha Imana bagakiranuka bagakiranuka irabemera. irabemera. Thank you. Imana ibamugisha. Mugabo urakoze cyane, reka dusoreze kuri uwo murongo, nta kindi twarenzaho. Yego murakoze. Imana iguhe umugisha.